Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye mu migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 4 Nyakanga mwaka wa 2025 wa gatanu iragira iti ibibazo byose Imana ituba hafi. Ibibazo byose Imana ituba hafi. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo y'151 mu gushimisha igira iti Yesu arusha abandi bose kudukunda. Niturangiza usome ijambo ry'Imana.
haleluya. Bene data, Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana, naho izindi nshuti zacu zaduhararuka zose, Yesu ntabwo ahemukira abakunda. Ngo ni iki gihesha ubugingo budashira? Si ukumenya Yesu wacu udukunda. Twarazimiye nk'intama, Yesu aradushakashaka, atubonye atwinjiza ubwo mu rugo rwe. Tumumenye ko ari inshuti yishimira kuduha imigisha yose n'imbabazi imitima yacu ikunda. Kumvira iyi nshuti yacu no kumwizigira cyane tudatinya. Asoza avuga ngo kandi ibyaha byacu byari bikabije, Yesu aterwa n'urukundo kudupfira, nibyo bituneshereza, nibyo biturinda ibibi, tukayoboka ya nzira igeriwe Imana ishimwe cyane. Reka dusome igitabo cya Zaburi, ibice 34 duhere ku murongo wa 18 tugeze kuri 21. Haravuga ngo abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufa ye yose, nta na rimwe rivunika. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo umuntu akiri mu isi, aba afashe ibihe mu ntambara. Mu isi, ikizakumenyesha ko uri mu isi uyirimo nuko uzumvamo intambara, ibibazo by'urusobe, ingorane zitandukanye, nibyo biranga isi. Ariko nubwo bimeze gutyo, umwanditsi w'igitabo cya Zaburi muri ibi bice 34 murongo wa 18 kugeza kuri 21, ari we Dawidi, aratubwiye ati abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Nuhura n'ibi bihe, ujye utakira Imana, izakumvira ubusa nk'abantu. Izakumva cyane, kandi nirangiza izagutabara muri byose. Sinzi ibihe waba urimo, sinzi ibyifuzo waba urimo, ariko byose bitura Imana, ariko byose bibwira Imana, izagutabara, izakugira neza. Ibyo mu mitima byose bikubabaje bisuke imbere yayo, niko yavuze, nayo izakugirira neza, hanyuma nawe uzasohokana amashimwe. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye ko ari wowe ujya utwumva. Iyo tugutakiye uradutabara, iyo tugutabaje uratwumva ukatugoboka. Waba icyubahiro Mwami. Uyu mwene data waba ufite icyifuzo, waba ufite ibimugoye, waba ufite Mwami Yesu ibimubangamiye, arabikuzaniye, ubashe kumwumva, aragutakiye, kandi umugire neza muri byose. Shimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, bisenze n'izina izina ryawe ryera, Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.